wacu nako bisambuza gukora ngo narike rap cyane ko ari nayo neze mu musaruro wanje iri shyamba ririmisha tukaza umwendo apana ibigambo abaducunege muvuga ibyanyu fala izuba rizarasa iri shyamba ririmisha niyo mpamvu mbonamo noneho rero uyu munsi nifuje ko twaganira ku ijambo ry'Imana. Buriya Bible cyangwa Bibiliya hari ukuntu igicarenjinga. Muri Bibiliya hari umurongo wanditsemo ngo twese turi abana b'Imana, ariko najya kubona nkabona bamwe mu babwiriza butuma mu isi baba pasiteri nkumva ngo ni abakozi b'Imana. Urako Bibiliya imaze kuvuga ko turi abana b'Imana se abandi mu buti turabakozi b'Imana, ukuntu ndamenya byerekereye abana b'Imana ni bamwe abandi nabakozi b'Imana musangize habaye. None rero ukajya kumva pasiteri atangiye kutubwiriza ngo nuko shitani ngo iragenda ngo isanga Imana ngo irayibwira iti Mana we nshaka ubugingo bwa Yobu ndamushaka. Imana iti oya ndamuguha umugerageze ko nago ndaguhereza ubugingo bwe. Kandi hashira umwanya ukumva pasiteri arongera atangiye ngo nuko ngo shitani ngo yananiye Imana ngo Imana ngo imuvana mu isi kubera ko shitani yari iki ngo yari ikinani cyangwa yari yananiranye ngo nuko giranjira mujyana. None ukibaza iyo diro shitani n'Imana bagiye kugira no kugerageza Yobu bari bahuriye uwo munsi niba bataganira bari bahuriye